neza mwese. Iyi ni Gatagisimu Room, ni icyumba cy'uruganiriro shuri rw'ubukristo. Rero ikaze mu nyigisho y'uyu munsi. Abo duherukana muzi yuko twavuze ko turi mu urugendo rutari rugufiya. Uyu munsi rero hari insanganyamatsiko nifuje ko tuganiraho igira iti urugendo rwa gikristo ni urugendo rwiza, cyangwa se urugendo rugana kuri Kristo ni urugendo rwiza. Muri iyi si habamo ingendo nyinshi abantu bakora, zimwe ziba ari iza bugufi, izindi zikaba ari iza kure. Zimwe ziba zimara igihe kirekire, izindi zikaba zimara igihe kigufiye. Habaho ingendo umuntu akora na mugenzi we batabiteguye. Mugenzi wanjye nari mvuye ahangaha ndimo ndajya hariya, reka tujyane. Iyo umuntu akubwiye ngo mujyane, ikintu cya mbere umubaza, uramubaza urajya hehe. Kandi ubwo yakubwira ati ngiye gusura runaka ararwaye, ubwo ukemera mukagenda mukamusura. Habaho ingendo aho umuntu abwira mugenzi we ati twajyana, ati se turajya hehe, ati ngiye kureba agapira. Bakaba bajyana kureba niba ari APR na Rayon byakinye, bakagenda kuri stade kugira ngo barebe. Nubwo bitewe naho bari haba harimo urugendo rurerure kugira ngo bagereyo, ariko akenshi icyo bashaka iyo nicyo gikunze kubabera igitsikamutima kibakura iyo bari kugira ngo bagere aho barimo kujya. Muri ubu buzima rero habamo ingendo ngufiya, hakabamo n'ingendo ndende umuntu akora mu buzima bwe bwose. Hari igihe umuntu avuga ati ubu ntangiye urugendo rwo kubaka urugo. Ni urugendo rutari rugufiya, ni urugendo rusaba kwitegura, ni urugendo rusaba gushyira ibintu hamwe, warangiza ugahaguruka ukagenda. Kandi benshi bararukora, rukamara umwaka, rukamara 2, rukamara 10 bakirugenda. Abo bantu ni abo kubahwa batashoreje urugendo hagati. Habaho n'izindi ngendo, urugendo rwo kujya kwiga. Umwana akavuka, ababyeyi akavuga bati rwose uzagenda uzagere aho hantu bita muri kaminuza. Bakamugurira udukayi, bakamuhereza udukaramu, bati genda. Ku mwaka umwe cyangwa 3, 4 akinjira muri rya shuri akagenda agira ngo azagereyo. Akiga primaire, akiga segonderi kugira ngo azagere ahantu bita muri kaminuza. Abana benshi nanjye ndumva urwo rugendo nararukoze, urugendo rwahereye mu Kinyoni, ababyeyi bifuza ngo tuzagere aho hantu bita muri kaminuza. Ni heza, abantu bose ni byiza ko bajyayo, narwo ni urugendo rwiza. Muri iyi si rero ni isi y'ingendo, ni isi y'aho abantu bakunda kugenda, ni isi y'ibinyabiziga bidukura ahantu runaka kandi bidutwara ahantu runaka. Mu Rwanda hari n'ahandi hantu twita ku Gisenyi, naho kujyayo ni ikintu gishimisha abantu. Ni urugendo rwo kwishimisha, kenshi urugendo rwo kuruhuka abantu bakunze gukora kandi bakunda. Ariko nubwo izo ngendo zose zihari, turimo turabwirwa mu gice kirimo kutuyobora yuko ubukristo nabwo ari urugendo. Abisirayeli bari mu rugendo ruva muri Egiputa rujya i Kanani, nuko baza guhura n'umugabo witwa Mose. Arababwira ati bene data mureke tugere ahantu tujyana, ahantu hitwa i Kanani. Ntabwo bose babyumvaga, nta nubwo bose babitekerezaga kimwe, ariko byamutwaye imbaraga Mose kugira ngo yumvishe Abisirayeli ko bahaguruka ahantu bari kugira ngo abajyane aho ashaka kubajyana. Uyu munsi rero nagira ngo mbabwire, nubwo hari izo ngendo zose, umuntu aragenda akagera muri kaminuza, akagera mu bukire yashakaga, akagenda akaba yagera ahantu atari yabona heza. Ariko nagira ngo mbasangize ko no gukurikira Kristo ari urugendo rwiza. Ni urugendo ruryoshye, ni urugendo umusore yafata nabwo ntiyicuze, nkuko n'ubundi afata urugendo akajya wenda nk'Igisenyi akavayo yishimye. Uretse ko
ibyishimo ukura mu kugenda aho Yesu ari bitagereranywa na gato n'ibyo umuntu akura yagiye aho handi. Rero twabatumiye mu urugendo rurerure, ariko ni urugendo rukurikira Kristo kandi ni urugendo rutajya rudutenguha. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 4:18 tubona Yesu Kristo agenda nawe, kimwe nuko n'inshuti zacu zijya zitugenderera zikavuga ngo nkurikira tujyane. Ugiye hehe? Njyewe ngiye gushaka ubukire. Ugiye hehe? Njyewe ngiye gushaka amafaranga. Ugiye hehe? Njyewe ngiye mu ishuri. Ugiye hehe? Njyewe ngiye kureba filimu. Ariko ahangaha twumva umuntu ahura n'abandi akababwira mu nkurikire. Ariko ngira ngo barebye ku maso he, bamaze kuhareba bumva nta kindi kibazo cyo kumubaza, kuko yasaga nk'utabatwara habi. Agenda iruhande rw'inyanja y'i Galilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andereya na bene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati nimunkurikire nzabagire abarobyi b'abantu. Bibiliya iravuga ngo uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Tuzakomeza kuvuga kuri uyu muhamagaro Kristo azana agashyira mu bantu, ariko turabona umuntu witwa Kristo anyura ku bantu akababwira ati tujyane. Baramubwira bati ni hehe? Ati njyewe ngiye kubajyana ahantu muzahinduka abarobyi b'abantu. Ni umuntu wari ubahinduriye icyerekezo, abereka yuko n'abantu bari mu nyanja, kandi inyanja igoye. Nubwo n'amafi ari mu nyanja, ariko hari n'abandi bantu bari mu nyanja y'isi igoye, kandi bakeneye gukurwamo, kandi bakeneye kugira umudendezo. Uwo mwami Yesu rero nuko ahaye Petero aho kujya. Petero aramukurikira, kandi uko bakomezaga kuganira hari naho tugera akamubwira ati Petero ukiri mutoya waricyenyezaga, atari kubwo umaze gukura uzazamura ibiganza abandi bagukenyere. Ati kandi uzajya naho utashakaga kujya. Ariko ahishura ko urugendo amuhamagayemo ari urugendo rw'urukundo. Gukurikira Kristo ni ugukunda, kandi ni ukurangira. Urugendo rumukurikira rurangirira mu busabane bwuzuye bw'umuntu n'uwamuhanze ndetse n'abandi bose yahanze. Bavandimwe rero, nk'uko natangiye mbabwira, urugendo rwa gikristo ni urugendo nifuza gutumiramo buri umwe ngo muze tugende. Abatari barutangira numvaga mwaza tugatangira tukagenda, kuko ukurikira Kristo arutujya ku Gisenyi, ukurikira Kristo arutujya muri kaminuza. Nubwo narwo ari urugendo rutoroshye, ariko ni urugendo rukwiranye n'ibibazo byose umuntu yahurira nabyo mu nzira. Muze rero tugende muri uru rugendo rukurikira Kristo. Ndabizi ko hari byinshi bishobora kuba byadutera ubwoba, ariko nk'uko tutagira ubwoba mu zindi ngendo dukora, muze dukurikire Kristo. Azatugeza aho amamodoka menshi dufata atajya tugeza. Yewe ubu ngubu hahanze ingendo z'indege. Iyo ubwiye umwana uti ndakujyana mu Burayi, atanurwo yari yambaye. Ariko umwami Imana arimo araduhamagara ati bakristo muze mbajyane. Hahirwa uwizera uwo nguwo wavuze ko avuye mu ijuru, kandi ahaje kudutwara ari mu ijuru, atari mu ijuru rya Kamonyi, ahubwo ari mu ijuru riri hejuru y'andi majuru. Murakoze, mugire ibihe byiza n'igisibo cyiza mu rugendo rukurikira Kristo.